Yesu nashimwe cyane inshuti z'umusaraba. Iyo ni mando nk'uko bisanzwe. Nishimiye kongera kubana namwe. Ndabashuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu n'umukiza. Igihe cyari kibaye kinini ariko mumbabarire nari mbakumbuye, ntago biba byoroshye. Twabyaye bebe agiye kuzuza amezi 4 mu minsi mikeya, mu minsi nk'itatu. Turashima Imana rero, gusa nk'abagiye mu karuhuko, ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana twagarutse, kandi mukomeze kudusengera natwe turabasengera. Hanyuma rero uko ngenda ntanga ubuhamya, hari ibyabanjirije ibindi, aho ngeze ubu hari ibyabanjirije ibindi kuko hashize igihe bisa nk'ibigenda nasoza ikintu ngasanga kiriya cyabaye imbere yacyo, ariko icyo mbabwiye nuko byose bizabageraho, kubera yuko nasabye Imana kunyuza bagenzi banjye mu nzira nanyuzemo, kugira ngo uwo bizubaka azubakike, kandi uwo bizafasha n'ukuri azafashwa, cyangwa se hari n'uzagira icyo yigira kuri jyewe. Niyo mpamvu nsa nk'uwazanye ubuzima bwanjye bwose nkabushyira hano. Ntabwo ari ukugira ngo nshyire ubuzima bwanjye hano, ni ukugira ngo na bene data bagira icyo bafashwa, kuko ntacyo kwirata mfite, ahubwo ikintu isoni mfite n'iz'ibyaha byanjye gusa. Bibiliya iravuga ngo wirata yirate Kristo. Kristo yarankunze ahindura ubuzima bwanjye, numva nanjye ntabyihererana, kuko hari bagenzi banjye babikeneye. Uyu munsi rero ngashaka kuvuga ku kintu cyane cy'ingenzi cyitwa igaburo ryera. Igaburo ryera niryo ryahinduye ubuzima bwanjye, nsa mbese nkaho ariho byinshi kugira ngo negere umwami, ariho byatangiriye, kuko ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba mu nsengero zijya ku igaburo kenshi. Nashoboraga kuba mu rusengero imyaka 2 gashira tutari twigera tujya ku igaburo. Sinzi impamvu, ariko aho nagiye nsengera hose kuva nakizwa ntago nigeze njya ku igaburo, atari nka rimwe mu myaka 2, cyangwa hamwe nkazahava nkimuka nkajya ahandi tutagiye ku igaburo. Hanyuma rero urusengero Imana yanyoboyemo maze kurugeramo, narugiyemo muri 2015 nko mu kwezi kwa 8 cyangwa kwa 9. Hanyuma 2016 mu kwa 4 nibwo twagize igaburo ryera. Ni ukuvuga ngo rero igaburo ryera ni ikintu cy'ingenzi, kubera yuko muri Yohana ibice 6 duhereye ku murongo wa 53 haravuga ngo Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari byo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uw'abasekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Umutsima w'ubugingo. Y'ikinyarwanda translation yayo hari ukuntu itandukanaho n'iy'icyongereza, ariko uw'icyongereza imbwira urya uno mutsima akanywa n'amaraso ye ngo agira imbaraga muri we, atura muri Yesu Kristo, Yesu Kristo nawe akamuturamo kandi azamuzura. Ni ukuvuga ngo rero Yesu Kristo niwe mutsima w'ubugingo. Niba ariwe mutsima w'ubugingo, twagombye kumurya buri munsi. Naje kumenya, ndasobanukirwa ko ari byiza cyane kujya ku igaburo buri munsi. Maze kubimenya rero natangiye, kuko hamwe no guhishurirwa, hamwe no kwegera Imana, hamwe no gukurikira ubuhamya bw'abandi, naje nsanga hariho n'abandi babikora. Niyo ni process nayo nzabagerero, nzababwira uburyo giye mbigenza. Hanyuma nza gusanga ngo hari n'abandi babikora. Hari n'abantu bizeraga bagiye bapfa, bajyaga bajya ku igaburo buri munsi atari mu rusengero.
mu buzima bwawe buri personal iwawe mu rugo byose ni ukwizera. Iyo udafite kwizera ntuzabigerageze. Hanyuma rero ntangira kujya kwigabura uyu munsi, kandi koko birankorera, kuko nibuka umunsi ndigiyeho bwa mbere iwanjye mu cyumba amaso yanjye y'umwuka yarafungutse, ariko nk'uko abantu benshi bameze tujya tunanirwa kubona Imana kubera ubwoba. Ntangiye kubona ishusho y'umuntu face mu maso h'umuntu hariho haforma, mbona umuntu asekera, mbona amaso meza, ntangira gucyaha abadayimoni. Iyo vision birancitse, ntuzabikore wowe. Yesu nashimwe cyane. Umutsima w'ubugingo, Yesu niwe mutsima w'ubugingo. Mwibuke muri rya sengesho yahaye intumwa ze, data wa twese uri mu ijuru, harimo havuga ngo uduhe sinzi ukuntu babyita ariko mu cyongereza daily bread, ifunguro ryacu rya buri munsi. So Yesu Kristo niwe mutsima w'ubugingo, ni ukuvuga ngo twagombye kumurya buri munsi, tukanywa amaraso ye, aricyo cyo kunywa cyiza, aricyo cyo kunywa nyakuri cyukuri, tukarya umubiri we, aribyo biryo nyakuri, kuko ubirya ntazapfa. Ntago bimeze nka ya manu yo basogokuruza bariye bari mu butayu, kuko bo barapfuye baranashira, ariko urya buno bwoko bw'ibiryo akanywa na buno bwoko bw'icyo kunywa ntago azapfa iteka. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nuko rero bimaze kugenda uko, maze gusobanukirwa ko bimeze, ntangiye kujya kwigabura buri munsi, ubuzima bwanjye burahinduka. Ariko mbere yuko tugira iryo gaburo mu rusengero, nuko byagenze. Hari umunsi wo ku cyumweru, twari tumaze icyumweru tubyitegura, nawe urumva, guhera ku wa mbere turi mu kwiyiriza, mu gusenga. Bugeze ku cyumweru Satani ashaka kumvangira kugira ngo ananize kujya kuri iri gaburo, ariko biranga kuko naramunesheje. Nari nabiretse nabivuyeho. Hari akabazo gatoya nagiranye n'umuntu umwe mu bana banjye, mfite abantu benshi cyane bambona nk'umubyeyi. Imana yagiye ifasha, kandi kubw'ubuntu bw'Imana ndabona imirimo y'Imana mu buzima bwabo, kandi nkahora nsenga ngo Imana ikomeze kumpa kuba umubyeyi kuri abo bo yampaye. Hanyuma rero ngira nakabazo nawe aramvuga cyane, ndarakara. Noneho rero ndavuga ntago ndi bujye kwigabura umeze gutya, ariko amasaha agiye kugera nigira inama, ndavuga oya, ibi bintu si byiza, kuko Satani yarazi kiri bube mu buzima bwanjye, yashakaga ko ndireka. Noneho rero mfata umuyobozi umwe mu bayobozi bari bahari aho twasengeraga, mugenzi wanjye, nanjye nari muri administration y'urwo rusengero, mujyana ku ruhande ndamwaturira, ndamubwira nti ndashaka kujya kwigaburo ryera, ariko nguko ukuntu bimeze, insengero Imana imbabarire, nanjye ndasenga. Nuko birangiye nsubira mu rusengero tujya kwigaburo. Tugiye kwigaburo rero, tumaze wakundi mumara gufata umugati, mukamara gufata na vino, sinzi ukuntu bayita mu Kinyarwanda, wine, hanyuma mukabanza gusenga. Iyo ikirere cyaraho cyari cyiza cyane, wumvaga ijuru ryafungutse, abantu baririmba uturirimbo, abandi bavuga mu ndimi, abandi, mbese byari byiza cyane. Numvaga nanjye ndimo ngenda nzamuka njya ahantu ntazi. So tumaze kunywa, numva imbaraga zari ziri muri jewe zisa nk'izivuyemo, hagira nk'izindi mbaraga zinjyamo, ariko numvaga nkaho hari umuntu urimo kumvamo agenda. Ntangira kumva umwuka nahumekaga uri ugenda ugabanyuka. Naramanutse neza, ndapfukama, mfata ku ntebe, nyishingaho inkokora gutya, ndayifata, numva imbaraga ziriyo zirancika, nsa nkaho umuntu arimo amvamo, umuntu w'imbere arimo amvamo, nsa nk'ugize ubwoba. Ndakomeza ndagenda, imbaraga ziracika, numva mbese iyo bataza guhagarika kuririmba, bakavuga kuri mikoro, bagahamagara abantu wese mugaruke, bagatera za haleluya, ntago nzi aho nari kugarukira, ariko nuko byagenze. Ariko muri jewe numvise ko hari ikintu kindi kimbayeho, numvise hari itandukaniro ribaye mu buzima bwanjye, numvise hari ikintu kindi kije, numvise hari ayandi mahoro yanjemo, numva nsa nk'umuntu wejejwe. Uzi nk'uko bagusuka nk'indobo y'amazi, wari wuzuye umwanda, bakagusuka amazi, ukumva
ukumva urakeye, urumva hari ibintu bikuvuyeho. Nanjye guhera uwo munsi ni ku buzima bwanjye numvise bumeze. Hanyuma ndataha kuwa mbere njya ku kazi, ngiye ku mashini yanjye. Hari ukuntu Imana yajyaga ivugana nanjye muri icyo gihe n'ubu ngubu, ariko simbisobanukirwe. Yaba ifite iki ishaka kumbwira, iryo jambo aturebe niba ari nko kwizera, nafungura Bibiliya akaba ariyo mbona. Nagira gutya nkabona kwizera. Najya kuri YouTube, najya kureba inyigisho, iyo mbanjirijeho nkasanga baravuga ku kwizera. Mbese ijambo kwizera rikaba ryinshi cyane muri jewe uwo munsi, nkibaza ariko se kubera iki? Aho nje kubisobanukirwa rero, naje kumenya ubundi buryo Imana ituyobora mu buryo bwinshi cyane. Noneho rero ngiye kuri YouTube, naguye kuri channel barayisibye kuri YouTube. Satani afite uburyo bwinshi akoramo, ariko hari ahandi bagiye bimukira. Hari umugore yashyiragaho message umwami Yesu amuha buri munsi, kuko ngo yari yaramusezeranyije ko azavugana nawe mpaka itorero rizamuwe. Noneho rero ikiganiro bagiranaga kiri personal, n'ibyo baganiraga, n'ibyo yamubazaga, n'uko yamusubizaga, byose akabishyiraho mu buryo bwiza cyane. Zitangira kumfasha, ntangira kwibaza, se burya Imana ni umuntu? Imana ivuga nk'abantu? Imana nayo iraseka? Ntago mu by'ukuri mu byumve. Kandi hari n'abandi bameze uko nguko, batazi ngo Imana iza kuri ni umuntu wuzuye, kuko yaje kuri iyi si agenda mu mubiri w'umuntu, buri kimwe cyose arakizi. So ni Imana kandi ni umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umwana w'umuntu, kuko yabyawe n'umuntu. Rero ni ukuvuga ngo ajya adusanga muri rya jwi rituje, akavugana nkatwe nk'umubyeyi, nk'uko umubyeyi wo ku isi avugana nawe. Nuko akubwira ati mwana wanjye, n'Imana ni kwivuga mwana wanjye, mugaseka mukaganira. Ibyo byose ntabwo nari mbizi. Mbonye izo message uko najyaga nzumva buri munsi, ntangira ibyaha byanjye bitangira kugenda bizi. Hari ibintu bitoya, utuntu nari ntazi ko ari ibyaha, ariko buri munsi uko numvishe message nkumva icyaha, nkumva iki ndagikora, nkumva iki ndagikora. Umutima wanjye utangira kugenda uca bugufi, ntangira niga ikintu nakwita kwihana. Kuko narihanaga, nkahera mu nzu yanjye nihana, nkagenda kuri moto nihana, nkagera ku kazi nihana, buri munota nkaba ndihana. Ariko nakubwiza ukuri ngo ijuru ryarafungutse ku buzima bwanjye. Kubera iki? Kubera kuva ku kintu kimwe gusa. Icyo gihe najya ku igaburo ryera. Izo message rero zahinduye ubuzima bwanjye. Ntangira kwifuza kumenya uko navugana n'umwami Yesu. Ndavuga niba bishoboka ibi ngibi, niba avugana n'uyu mugore gutya, nanjye ndabikeneye, kuko Imana ntirobanura ku butoni. Ntago numva niba ashobora kwicara akanyumviriza nk'uku nguku, nanjye ndabikeneye. Ntangira kugira inzara n'inyota, ntangira kubiharanira, nkajya numva, ntangira gushaka ubuhamya bw'abantu benshi ukuntu Imana ivugana nabo. Mbehe ngira numva inzara n'inyota muri jewe, ntangira gushakisha, ntangira kumva ubuhamya bw'abantu, ntangira kubisengera. Ntabwo byatinze rero, igihe cyaje kugera turavugana. Iyo process yose nzayibatwaramo, nzabibabwira uko byagenze, ariko byose navuga ko mbikesha igaburo ryera. Niba uri mu rusengero ho bajya ku igaburo ryera, kenshi ufite umugisha, kuko burya isengesho ryose usenze, ibi nabyumvise kuva mu kanwa k'Imana, isengesho usengeye ku igaburo ryera, iyo warugiyeho umutima wawe wejejwe, isengesho usengeyeho rikoreka vuba cyane. Iyo wizeye ko uwo mubiri uriye n'ayo maraso ariye, ukizera ko koko Yesu Kristo arimo, ari ahari iyo segonda, ibyo usengeye birakoreka. Tuzakomeza rero tubane. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndacyabakunda kandi ndashimira abantu bakomeje kunyandikira. Ndabakunda, ni ukuri, nubwo ntinda gusubiza ujye mubyihanganira, ariko ngerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo tuvugane. Madrine Mando niyo YouTube channel, wenda ushatse wakora subscribe. Mfite Facebook channel yitwa Madrine Tusingwire Mando. Nkagira n'indi Facebook page yitwa Mando Foundation, oho nshyiraho iby'abashakanye.
Imana yo mu ijuru rero ibahereze umugisha. Shalom.